bari bagufiye mu butunzi umuntu aba afite umutungo muke iyo vuba ntabwo bari bikuru noneho bagufiye mbese ntabwo bari abakire kandi ntabwo bari abakene cyane bageze igihe babaho baravuga bati uko biri kose ku munsi twujuje aniveriseri y'imyaka 30 tumaranye reka dukore aniveriseri barihandagaza bashaka ko kunywa kugashaka bashaka ibyo kurya burana umubiri w'itungo waruha akarori gakomeye haba hari umubiri w'itungo mubakireho haba hari n'inkoko urumva noneho umugore ajya mu gikoni arabitegura umugabo sirikira nka gutya hanze ku irembo hafi y'urugo nyine kugira ngo isaha nigera babihurireho bashima Imana umugabo yagera ku irembo akagenda kuri irembo agasanga hicaye abasaza bangahe batatu igarukira ntabibwira umugore we garukira umugore nawe arakakwanya birarangira abageze ku irembo abonaho abasaza batatu abaribajije ko twagize aniveriseri bari abasaza ko batabaga ahangaha byagenze biti ariko byora araseka amajije gusenga aca bugufi aragenda ati sheri ku irembo uzitwareho abasaza batatu umugabo aramaze ati sabo basaza ni bande bari gushaka iki ntabwo mbizi wa mugore arihuta aragenda abasaba abasaza wenda abo basaza wiriwe muzehe yego wiriwe muri aho ku irembo turi kuruhukira aha nitwa bande uyati njyewe nitwa Rukundo yati nitwa Butsinzi yati nitwa Mukuru Haleluya enda sinababwe ngo mumfasha gufashwa yagarutse ati sheri uziba abasaza umwe yitwa Rukundo undi yitwa Butsinzi undi yitwa Bukungu ati madambiki ati sisi utumvise niki ati sinone sheri ubu turarya ari abasaza bari hariya abagabo rero ni beza yatangize ubugugu abagabo ni beza andi ngo nabwo afite ubusambo nk'ubwo utungira agahore ngorambi ukavuga uti Yesu uzabihindura iyo ugasenga biteme umugabo abitekereza ati si niduhamagara urukundo rwo rutagira agafaranga bitera niduhamagara Butsinzi si azaja aratsinda ibiki nta butunzi nta bukire dufite ati madamu yenda uhamagara urukundo rege ari gusenga asanga ubukungu barabukeneye asanga n'urukundo bararukeneye hari icyo babuze asanga n'Ubutsinzi nabwo bagize gute kandi umugabo aravuga ngo ugire ute umugabo babyeyi mugira ubwenge musenge mani barakunesha mugire igisidiko muri mwe kiguhuza n'Imana aragenda arasenga mu mutima ati rero mwabasaza twagize aniveriseri none uko twagize aniveriseri ntabwo turajya muri ku irembo ahubwo nihagira umusaza umwe uzi akoresheje imvugo y'ubwenge hagira umusaza umwe babasaza uko ari bato ntabwo dutana noneho Rukundo ati rukuhari iki Rukundo amajije guhaguruka aravuga ati ariko nubwo ndi Rukundo ntabwo nsigaga Bukungu najana urukundo si rutagira ubukungu nkazafashisha icy'abantu nkazasurisha icy'abarwayi ntabwo nsigaga Bukungu nawe amajije guhagurukana na Rukundo
ngo dusigaga gutsinda, aho tuzagera urugamba rukomeye ninde uzadutsindira? Ninde uzadutsindira? Twese ubwo ura tujanye. Amen. Bikwigisha iki? Rukundo. Ukwiye kugira urukundo muri wowe. Kugira urukundo ntabwo ari ukuririmba mu nzira no muri korali ngo mfite urukundo. Kugira ubukungu ntabwo ari ukuririmba ngo mfite amasambu, mfite ibiki n'ibiki. Bimenye kandi usenge. Nuko ubukungu bubahoraje. Mutsinzi nawe ate ari we mwuka we. None nimugenda munsize kandi ndutsindaga imigambi y'ababi, kandi ndunesherezaga abantu. Murabujana byose birahagurukana bija muri rwa rugo rugufiye, rugira urukundo, ubutsinzi n'ubutunzi mwakire ngo Imana. Amen. Shatse kuvuga iki? Umuntu wese mucikira arimo nasenge. Imana ishobora byose iri mu ijuru narayibonye bikomeye. Narayibonye. Imana ititaga ku bakene, itirengagizaga abakene. Iyaba yirengagizaga abakene nje ntabwo nari nzaboneka. Ariko yaba umukire musubiza ku rugero rwe, yaba umukene imusubiza ku rugero rwe. Waba unanutse iragusanga, waba utibushe kuba wapfukamye wasenze mwakire neza amagambo y'Imana. Murakoze. Reka nsaba Mutoni asenge niba